It's not a game, it's a rich thing. Wait. Garai. Ubumuntu. Ubwo rero na perezida wa Sive Baki yambwiye nawe byamutangaje cyane. muze kumbaza ibibazo byinshi ko abantu bagufi buriya tugira ibibazo mugomba kutubaza ibibazo bireshya natwe ibikuri umugufiya muremure cyane ko buriya n'umuntu mugufi yambaye imyenda y'umuhondo nimugoroba akajyanza bamuterugira unerekana ubwire rero amazina ni yaya noneho ibi bintu nari narabihigiye narabisengeye biva kusenga kugira ngo nagira ngo mbasabe ahantu mugiye oya ni munsiga sinzi ko muzagera oya ntabwo mbizi ni iby'agateganyo ariko muramutse mugize ahantu mujya nimunjyana nzaba mbabaye cyane muzaza kandi nimwumva mushaka kumbabaza ngo muzambaze namwe murakoze urateganya kugura moto ndimbati urateganya kugura moto mfite n'akabari mfite akabari kabamo amaroji habamo inyama yitwa indimbati mugira abayazana hakabamo ikibyihishe inyuma hakaba ngwino urebe izo ni inyama mwihariko akabari kabaye hakaba n'uruvenge iyo uhageze rero nta kintu ushobora kuhabona harimo n'amaroji hari farumasi hari farumasi hari supermarket hari shambure hari akabari hari na bisheri hari na banki byose birahari Hano kuri Rujo. Ni Mbere motari urakoze cyane.
baza kumfasha umuntu mwegeranye yabasha atakumva ururimi kuko tugomba guhesha agaciro ururimi rwacu abe n'umusemo rero mbi burayi nuko nabifashemo icyemezo zambaza nguhesha ururimi rwanjye nindangiza ubwo undi nawe musobanure ku ruhande Cedric yamenye ikinyarwanda nyakubahwa perezida d'honneur tubanje kubashimira kubw'uyu munsi mwadufashije kugira ngo twongere dukore gatiripo mwaka mumumera amashyi Oh bravo bravo bavandimwe bashyitsi bahire inshuti za KFB na KFB ndagira ngo mu izina rya KFB tubereke perezida uri kutuyobora muri iki gihe cyiza kiryoshye nk'iki nyakubahwa perezida ahubwo kudusubiriza abashyitsi bacu perezida wacu nguyu rero murabibona ko hanyuma tugiye gusobanura impamvu twabyise KFB ariko kugira ngo dufashe na bagenzi bacu wenda mu rurimi mpuzamahanga ni Kigali Free Biker nibyo? Yes. Aha mumfashe Kigali kuko ni umujyi tukongeraho ibindi free ku bushake bwawe Biker nibyo? Abize muri Koroberi kwibyo nagira ngo nongere presente komite ya KFB hano akaba dufite umujyanama wa perezida kugira ngo atazakora ibikorwa bya KFB ari byinshi n'imishinga dufite ari myinshi akaba afite umujyanama witwa Bernard haguruka abanyamuryango bagusura umujyanama hakaza umugabo witwa Sirava nguyu ashobora kwita basobanurira icyo ashinzwe muri Secrétaire général, SG. tukagira umugabo witwa Patrick wadufashije cyane babwire icyo ushinzwe ko njye naje ngusangamo unyobora haguruka rwose umugabo mwiza cyane Yes. Oya jewe. Oya jewe ntabwo ndi muri komite. Ariko nayibayemo cyane nkayifasha mu bintu byari byo byose akaba ari nawe no gutegura iki gikorwa murakoze cyane murabona umugabo mwiza cyane hano wadufashije cyane uyu mugabo ni vice president reka njye ku ruhande kugira ngo munamurebe neza agenda kuri moto yitwa Sherif ahangaha ntabwo tuvuga abatuyobora muri komite ubu bonyine turashaka kubereka uburyo izina Kigali Free Biker nawe byaturitse n'abagiye banize byarabavuniye cyane umuvandimwe vice president wa komite yayoboranye na Cedric nyakubahwa Roger Manu Kapo
yagize umutungo yarakennye arataha ndashaka kuba inzobe cyane uyu mugabo akaba yitwa Ananiya ukuntu uzagira batiza azasanga bari komeye cyane ntabwo yari kubyumva ibijya bikavuma amashyi mu hanze yitwa Ntwari gafumese original dufite muri kefu dufite icyo bita security uyu mugabo witwa Alphonse uyu mugabo niwe ushinzwe izi moto atugira inama PS par PS mu Budage direct abudu technical advisor. Uyu munsi nta bintu byinshi tuvuga ariko ijambo nyamukuru ni ukubashimira ukuntu mwitabiriye iki gikorwa, nkashimira n'abantu batumye iki gikorwa gishoboka, mpereye kuri perezida wacu Donel ari nga Cedric rwose masabe mukomera amashyi kwanza ko murabona hari ibintu byinshi igikorwa nk'iki kiba gikeneye. Rero perezida Cedric yadufashije mu buryo yatanze uburyo bwe, yatanze amafaranga muri make ku buryo ikigo cyashobotse mukabona dukeye twambaye kevi, ibi byose tubikesha Cedric. Wenda navuga nuko bamwe bavuga ibitari byo ariko nyine ni ICN kuko niyo amafaranga yatanze muri company ubwo nta wundi yari kwishobora kuyatanga muri twebwe. Icyo ni icyambere, kandi n'abatari muri KFB ni imipira bayishimiye ko nyine igaragaza abantu bagendera kuri moto muri rusange. Ikindi navuga ni uko iki gikorwa cyashobotse kugenda neza, mukaba mwabonye ko haje n'amakrebe yandi n'ababikers baturutse za Silverback, sinzi abandi bande ba weekend rides n'abapashe nababonye benshi. Ubu rero bigaragara yuko umuryango wacu ari umuryango mugari, kandi uyu munsi ikintu cyari gikuru ni uko aba bikers bahura bakagira ride hamwe, bagasangira, bakerekana urukundo, ubufatanye no kubahana, kuko no kubaha amategeko no kubahana muri rusange, ubumuntu. Ubwo rero na perezida wa Silverback yambwiye nawe byamutangaje cyane. Perezida Lee yambwiye ati rwose ndumiwe, ntabwo nari nzi yuko muri iki gihugu hari amamoto meza nk'aya angana gutya. Buriya zirahari ariko nyine byashobotse kubera iki gikorwa cy'ubuntu twa KFB yapatisipiyemo kikagenda neza. Namwe b'abafana ba KFB mwaje muri benshi, nabyo twabishimye. Ubwo rero yari intango, ni ukuvuga ko ubutaha nyine uzaba ngarukamwaka dukora igikorwa nk'iki, tunacyorganiza neza, ariko rwose namwe mwakwiha amashyi kuko ni mwe tubikesha. Ariko hagati aho yego n'ibyo yari gahunda y'uyu munsi, ariko hari indi gahunda yari dufata ku mutima twese, nkoramutima. Uyu munsi nanone mbere y'ibi byose twagiye kwibuka umuvandimwe wacu yatuvuyemo Saidi. Twashoboye kugera ku mva ye, tuhashyira ururabo
turi kumwe na madamu we mukamureba nanone nawe mukamukomera amashyi ko agaragara nuko nukuri byari ibintu bishimishije cyane kandi nicyo twari gutangiriraho tukibuka umuvandimwe wacu ko twarabanye igihe kinini twarakoranye amatipe menshi ni kwerekana yuko n'uyu munsi twari kumwe singiye kubabwira amagambo menshi ikindi ni gusubira kubashimira bimazeyo kuba mwashoboye kuza tugafatanya uyu munsi w'ibyishimo kandi murakama muza mwitabira ibikorwa nk'ibi ngaho murakarama. All riders without distinction, without anything. So welcome. We thank you very much and hopeful we'll see you on next ride. We always invite you on our ride and hopefully you join Kigali Free Bikers or other groups. I don't want to influence anyone, but hopefully you'll join Kigali Free Bikers. Thank you. So thank you for coming and I'm here for any question. Anyone who have a question, just call me and I'll answer to it. Thank you for coming, guys. I'll clap for everybody. Bon, je vais parler aussi en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Je voulais juste vous remercier. On a des Congolais ici, hein? Ah oui. L'amour ne comprend pas. Hein? Donc je voulais remercier tout le monde pour avoir eu le temps de venir avec nous. Je suis très content d'avoir pu réunir autant de monde aujourd'hui et que je pense que la prochaine fois on sera plus nombreux et que ça génère des vocations pour les motos. Moi je suis trop content aujourd'hui et j'espère que la prochaine fois on sera haïtienne. Yes. Ndashaka gushimira Mbere Petroleum. bahagariwe n'abandi. Mbere uyu munsi yahagarariwe na Cedric kuko niwe ufite akantu kenshi. Turamuzi. Yitwa Eric Mutaganda niwe wadufashije kubona essence. So guys, next time hari abantu bafite amakampani ntabwo riding ntabwo bisaba amafaranga. Abantu bafite companies turemera kuba amadebe yanyu tuzabamamariza ariko natwe muturemere nakuru. Abanyagatara nabonye ko nta kibazo bageze inda. HP Ntawe. Abanyagatara mbere ya byose ndabashimira ubutumire bwanyu ko mwabwitabiriye, hariho twahamagaye, hari abandi kiwe abageze gute, rwose turabashimiye cyane kuba mwabonetse mwese. Igikorwa iki cyahereye nk'ukuntu bababwiye kugenda kwibuka mugenzi wacu watuvuyemo Saidi, niho cyaherereye rwose. Madamu Saidi na n'ubu turacyakomeza kukwihanganisha no kukwereka ko tukiri kumwe. Ikindi nashakaga kuvuga, yego hari ababayika batari muri KFB batabona WhatsApp messages nk'ukuntu tujya tuzohereza. Hari abifuza kugumamo, hari abifuza kutabamo, hari byose twese turababayika. Umunsi nk'uyu ni umunsi witwa Ubuntu Run. Wari umunsi w'Ubuntu Run. Ni igikorwa mu bihugu bigeze mu 8 muri Afurika. Bose n'ubu amamesaje turaza kuza kubohereza kuyashyira ku rubuga. Ibindi bihugu ukuntu byagenze, Uganda, muri Kenya, South Africa, ariko turimo gukomerekana. Ariko natwe igikorwa twakoze
ni indashyikirwa mu bindi maze kubona abandi bantu. Muri ibyo byose ko twagenze urugendo rwacu, ikintu kimwe tumaze kubona kugaragaza attention, ari mu baturage, ari muri leta, ari muri polisi. Ikintu kimwe nabasabaga, reka dutahe neza nk'ukuntu twahageze mu mahoro, tugabanye umuvuduko twahawe turawuzi twese, uwo bandikira biramureba rwose. Icyo ni ikintu kimwe nabasabaga, tugendere muri, ni nayo mpamvu twasabye ko twakora iki gikorwa mu masaha ya kare, tugende gahoro, dusubireyo gahoro kandi tugere amahoro. Ikintu kimwe nabasabaga, mu gikorwa kigiye gukurikirwa, dufite igikorwa dushaka gutegura cy'ubufasha, charity, cy'ubufasha, cy'ubumuntu, cyo gufasha. Niba tuzategura, niba ari abana disabled, abana turabasaba muri icyo gikorwa, niba tuhamagaje mu matripe isanzwe rwose, umuntu afite uburenganzira kuza no kutaza, ariko nitugira ku gikorwa cy'ubufasha, cy'ubumuntu, rwose nabasabaga mwitabire nk'ukuntu mwitabiriye cyangwa no kurenzaho. Icyo gikorwa tuzagitegura bihagije, tugitegurire mu gihe gikwiriye no mu mategeko, dukurikije amategeko ateganijwe n'igihugu. Niba ari covid n'iki, tuzareba muri icyo gihe. Yewe n'ayo magambo yanjye, ndabashimiye cyane. Twagenze neza, nta accident yabayeho, ariko icyo nshaka kwinsistinga ni uko nanone dusubireyo neza, kuko uyu munsi turashaka kube accident free. Ntabwo dushaka ko hari umuntu ugira impanuka uyu munsi. Ni nayo bayita mu kiyubuntu. Ubuntu nicyo igamije, kugira ngo abantu bagende neza, free discipline, bubahiriza amategeko kandi barwanye accident abantu batwara moto. Babwiye ko natwe mu minsi itaha tuzaba tumera nk'uko mwadutumiye, tugakora trip hamwe, tugashaka n'ibikorwa dukora hamwe, tugafashanya, kubera ko icya mbere nuko dukunda moto, tugasangira, tukabana, tugasabana. Mwakoze cyane, kandi nzaba member ya groupe yanyu nayo, kandi nzabafasha mu bikorwa mufite.
justified by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want.
I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, no, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep 'em out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's